nicaye ku gicumbi cy'akarere ka Ruhango nuzura ubwuzu niyemeza. Mu gusoza umwaka w'ingengo y'imari 2022-2023 abafatanyabikorwa b'akarere ka Ruhango bahuriye mu imurikabikorwa ngarukamwaka kugaragariza abaturage n'ubuyobozi aho bageze bashyira mu bikorwa intego bafatanyamo n'akarere ka Ruhango ngo karusheho kwesa imihigo. Atangiza iri murikabikorwa, umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valence yahaye ikaze abaryitabiriye abashimira uko bakomeje kwita ku baturage, anabasaba gukomeza kubegera no gukorera hamwe n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo ahagaragara imbogamizi zikemurwe hakiri kare. Abamuritse ibikorwa harimo abikorera ndetse n'akarere ka Ruhango ntikatanzwe. Urugero nka gahunda ya Ejo Heza yari ihagarariwe nka kimwe mu bikorwa bikenewe kugaragarizwa abaturage. Gahunda za leta zirimo na Ejo Heza ziri mu zasobanuriwe abaturage muri iri murikabikorwa, kandi bigaragara ko abaturage batangiye kuyumva kubera ko babaza ibibazo kandi bagasubizwa. Hakaba hari na gahunda yo gukomeza kubashishikariza kuyitabira. Ejo Heza ubwizigame bw'igihe kirekire ni gahunda ya leta yatangijwe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu rwego rwo gufasha abanyarwanda kuzigamira izabukuru. Iyi gahunda rero igamije gufasha buri munyarwanda ndetse n'umunyamahanga utuye mu Rwanda kuzagira amasaziro meza. Kugeza uyu munsi mu karere ka Ruhango ubwitabire buragaragara ndetse abenshi bamaze no gusobanukirwa n'iyi gahunda ku buryo ubona bafite inyota yo gushaka kubaza cyane no gusobanuza cyane. Nk'ubu mu gitondo twakomeje kwakira umubare munini wabonaga bashishikajwe no kumenya ibyiza byo kuzigama muri Ejo Heza. Hakabaho ukubwira ati nayumvaga ariko sinarinzi ibyo ari byo. Mu Ruhango rero mu by'ukuri twateye intambwe, turacyakomeza ubukangurambaga, ariko mu by'ukuri iyo urebye ubona intambwe imaze guterwa ari intambwe ishimishije. Abagize imiryango itari ya leta bigishije benshi mu bijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro. Abakora imyuga ishingiye ku bukorikori n'ubumenyingiro batagize amahirwe yo kwiga amashuri bavuga ko imyuga yatumye bivana mu bukene ugereranyije na mbere. Nyuma yo gufashwa n'imiryango itandukanye itari ya leta irimo nka AVC Rwanda, abagore bagannye imyuga iciriritse nabo bavuga ko bageze ku rwego rwo kuzana ibyo bakora ngo babikangurire bagenzi babo. By'umwihariko abakorana n'ibigo by'imari nka Dutera Imbere bakaba bageze ku rwego rushimishije. Kampani yitwa Ishangi ivuga ko ifasha benshi kwiga uko bakwikura mu bukene binyuze mu myuga iciriritse, ubuhanzi, uburirimbyi na gahunda ya Hanga Umurimo ikorera mu turere dutandukanye. Aba kandi bagaragaza ko banavura indwara zitandukanye binyuze mu kuba bakoresha imiti gakondo, kandi ngo biratanga icyizere cyo gufasha ababagana mu kurushaho kugira ubuzima bwiza. Iyi ni kampani Ishangi, kampani ivura ikoresheje ibimera biri naturere. Ikaba ari kampani kandi igamije kuzamura imibereho myiza y'abanyarwanda binyuze by'umwihariko mu kubaha ubuvuzi gakondo buvuguruye bujyanye n'igihe. Zoe Rwanda ni bamwe mu bafatanyabikorwa b'akarere ka Ruhango bafasha urubyiruko mu guhanga imirimo no kwikura mu bukene, bakanoza isuku no kwiteza imbere. Bakaba banahawe igikombe muri iri murikabikorwa, kimwe na bagenzi babo bishimiye kumurikira abaturage b'akarere ka Ruhango ibyo bakora. Korana n'urubyiruko runyuranye, cyane cyane urubyiruko rwo mu miryango itishoboye, bakarufasha muri gahunda yo kwiteza imbere no kwihangira imirimo. Urebye nabashije kubonagura ibikoresho nkenerwa by'ibanze cyane nkenera muri kano kazi kandi ka buri munsi. Hari n'imashini itera amarangi ya compressor, hari n'ikora ibingibi byo gutwika, ndetse no muri rusange ntago ari kuvuga ngo ninjye nyine byateje imbere n'umuryango wanjye birafasha. Nditunze ntago nkibana no mu rugo, ndi umusore wibasha kubona akitunga nkagira homba. Mbese muri rusange no gufasha barumuna banjye. Umuyobozi wa JAF Ruhango avuga ko mu minsi 3 bagaragariza abaturage ibyo babakorera yabaye inzira nziza yo kungurana ibitekerezo byatuma ibyagezweho bikomeza gutera imbere, kandi ko bizakomeza kunozwa bikagenda neza binyuze mu nkingi 3 zisanzwe z'imiyoborere y'igihugu. Abafatanyabikorwa bamurika bari mu nkingi 3 nk'uko zisanzwe, hari mu bukungu, imibereho myiza n'imiyoborere myiza.
umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Rusiribana Jean Marie Vianney avuga ko iminsi 3 y'imurikabikorwa ry'abafatanyabikorwa b'akarere ka Ruhango ari uburyo bwiza bwo kugaragaza ibikorwa, gusobanuza no gufata ingamba zo kunoza ibitaragenze neza. Uyu muyobozi anavuga ko gahunda yo kunoza imurikabikorwa irimo no kongera iminsi yo kugaragariza ibyo bakorera abaturage n'igihe kigenwa hazabaho kuganira uko byarushaho kunozwa. Iyi minsi 3 rero ni iminsi yagenze neza niko nabivuga, kandi tugeze ku ntego zacu nk'akarere mbese n'abafatanyabikorwa bako. Ikijyanye rero nuko n'amasaha yo kumurika nicyo tuzaganiraho mu gutegura imurikabikorwa by'ubutaha. Mu ijambo ryo gushimira abafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere ka Ruhango, Jaff Ruhango, hanagaragajwe ko abaturage bakeneye gukomeza kwegerwa mu nkingi zose zigize gahunda leta ibateganyiriza. Abitabiriye imurikabikorwa kandi bahaye ibihembo birimo ibikombe kandi biyemeza kurushaho gukora ibikorwa biteza imbere abaturage b'akarere ka Ruhango. Muri rusange imurikabikorwa ry'abafatanyabikorwa b'akarere ka Ruhango ryitabiriwe n'abarenga 40, ariko hari gahunda yo gukomeza kubongera, kuganira uko bakomeza gufatanya n'ubuyobozi bw'akarere mu igenamigambi rigamije iterambere ry'umuturage no gukomeza kwita ku iterambere rusange ry'abatuye akarere ka Ruhango. Ruhango yacu tuzagukorera.